Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Moise Niyobugingo. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubugingo bushya bubonerwa muri Yesu Kristo. Dusenga Imana. Mwami umuremyi w'ijuru n'isi, turakwinginze ngo ijambo ryawe tugiye kumva muri uyu mwanya rigira icyo rihindura imibereho yacu. Tugushimiye ibyo wadukoreye kandi tukuragije ibiri imbere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 7 kugeza 11. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama. Yesu yahamirije abantu bamwumvaga yuko ari we rembo ry'intama. Murongo wa 8, abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntabwo zigeze zibumvira. Murongo wa 9 aravuga ngo ni gerembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iri jambo rishatse kutubwira iki? Yesu niwe agakiza kabonerwamo kandi niwe rembo. Abantu benshi bitwa abakristo ariko ntabwo banyuze muri iri rembo, ahubwo bamwe banyuze ku ruhande. Niyo mpamvu usanga ubukristo akenshi butugora. Kandi ikindi cya kabiri, Yesu yabwiye abantu arababwira ngo ni gerembo, umuntu niyinjira muri rye azakizwa. Impamvu buriya agakiza kagorana cyangwa se tukakagendamo tutakabasha cyangwa se tutuzuza ibyo gasaba, ni ukubera ko tuba twaraciye mu nzira zitarizo. Hari benshi bavutse ari abakristo, abandi babatizwa ari impinja. Iyo wakuze gutyo ugomba kwibaza niba warahuye na Yesu. Mbese wanyuze muri iri rembo? Mbese wigeze uhura na Yesu? Umujura, murongo wa 10, umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ariko Yesu avuga amagambo avuga ngo we yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ngo ndetse zibone bwinshi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murongo wa 11 ni umurongo kizwi wose. Yesu yarihamije aravuga ngo nijye mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Mbese wigeze uhura na Yesu? Mbese wanyuze muri yihe nzira uza mu idini urimo? Iby'agakiza wabimenye gute? Cyangwa wabikuriyemo gusa, ntabwo wigeze uhura n'uwo mugabo witwa Yesu? Wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagusabira kugira ngo uhure na Yesu, mwibonanire. Bitari ibintu by'ikigare by'idini, ahubwo iby'agakiza ni ibintu ugomba kuba ari ibintu byo ku giti cyawe. Guhura na Yesu ni wowe ubwawe. Yesu yarababwiye ati nijye mwungeri mwiza kandi ni gerembo. Yohana igice cya 10 ku murongo wa 26 haravuga ngo ariko ntimwizeye kuko mutari muri izo ntama zanjye. Niba utizera Yesu Kristo cyangwa ukaba utamwemera, ntabwo uri mu ntama ze. Umurongo wa 27 Yesu avuga amagambo akomeye ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, kandi ngo nanjye ndazizi, kandi kirenze ibyo byose zirankurikira. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mbese ijwi rya Yesu urarizi? Dore riboneka mu gitabo cya Bibiliya, ibiboneka mu ijambo ry'Imana. Mbese wumva ijwi rye? Cyangwa wowe iyo usenga ubwira Yesu gusa? Ikibazo dufite nuko tujya gusenga tukabwira Imana ibyo dukeneye gusa, tukayibwira ibituruhije gusa, ariko ntituyihe umwanya ngo itubwirire mu ijambo ryayo. Mbese ujya uha Yesu umwanya kugira ngo nawe akubwire? Murongo wa 28 Yesu akomeza avuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato. Ikindi gikomeye cyane ngo nta muntu n'umwe uzazimvuvunura mu kuboko kwanjye. Imana nihabwa icyubahiro. Aya magambo ndayakunda cyane. Ndakwifuriza kugira ngo iri sezerano ribe iryawe, wowe ukurikiye Ubugingo Online TV. Abizeye Yesu Kristo, nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe gishobora kuzabakura mu biganza bya Yesu. Yesu aravuga ngo yabanditse mu biganza bye nk'uko baca imanzi. Muntu w'Imana, ndakwinginze kugira ngo umwizere, kuko ngo nta muntu n'umwe uzamukura mu kiganza cye. Yohana igice cya 1
ku murongo wa 12 niyo magambo ushaka gusorezaho. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, abo ngabo ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hari ibintu bikomeye. Abamwemeye bose, mbese wemeye Yesu Kristo? Noneho hari abantu bemeye Yesu Kristo baza mu madini ariko ntabwo bigeze bamwizera. Niba waramwemeye ukamwizera, icyo uhabwa ni ukuba umwana w'Imana. Hari abantu benshi bitwa amazina menshi, bakitwa abakristo, bakitwa abashumba cyangwa se n'andi matitire, ariko ikiriho ni iki? Mbese wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? None se niba waramwemeye, waramwizeye agukiza ibyaha? Ibyo byombi iyo byakubayeho ukaba waremeye Yesu Kristo kandi ukamwizera bigakorerwa mu bugingo bwawe, uhabwa ipeti, uhabwa igrade ryo kuba umwana w'Imana. Murongo wa 13 w'igice cya mbere cya Yohana, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Ubu hari abantu bagenda ku isi barabyawe n'Imana, baravutse ubwa kabiri. Ubwa mbere tubyarwa n'ababyeyi bacu, ariko ubwa kabiri tubyarwa na Mwuka Wera tugahinduka abana b'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo wowe udukurikiye ubyarwe n'Imana maze ube umwana w'Imana. Isomo rya nyuma ni isomo riboneka mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20. Ni amagambo hari wabuzi cyangwa warumvise igihe kirekire. Yesu avuga amagambo akomeye ngo, dore mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangira. Ntarirarenga muntu w'Imana. Ahari waba warashayishije igihe kirekire, ahari se waba warigeze kumva ibya Yesu cyangwa ukanabibamo ugasubira inyuma, ariko urugi rw'imbabazi ruracyakinguye. Yesu aravuga ngo umuntu niyumva. None se wakumva gute? Wakumva ari uko twakubwiye. Fata umwanya wumvira ijambo ry'Imana. None se kumva birangirira aho ngaho? Oya, ahubwo urasabwa kumva hanyuma ugakingura urugi rw'umutima wawe kugira ngo Yesu yinjire maze musangire. Mbese uyu mwanya wamuha umutima wawe, uyu mwanya wamukingurira kugira ngo aze mu bugingo bwawe akuyobore? Nicyo nkwifuriza. Fata umwanya tugusengere. Fata umwanya maze uduhamagare. Hasi aho hariho nimero yacu ndetse na email yacu, watwohereza ubutumwa. Maze niba ushaka by'umwihariko amasengesho, maze tugahana gahunda tukagusabira. Reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ahari umuntu wumvise ubu butumwa akeneye kukwakira kandi akakwizera, nawe agahinduka umwana wawe ndetse akaba yiteze ubugingo buhoraho. Turasenze kugira ngo umuntu wese wumvise ubu butumwa bwiza butambutse ahangaha ku Bugingo Online TV channel, kugira ngo umuhindure kandi umuhe impano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri Yesu Kristo, mu izina ryawe mwami. Amen. Amen. Shalom. Shalom.